Mbahaye ikaze kuri Oasis Official Rwanda kandi abaramukije aho muri hose mu mpande zose z'isi. Ubona ko mudukurikira muri mu byerekezo by'isi bitandukanye, nibyo natwe rero kiba kituzanye kubaganiriza, mu guhugurana cyane cyane ku birebana n'amategeko ariho yo mu gihugu cyangwa se n'amategeko mpuzamahanga, kuko amategeko burya agira logike imwe, wenda bitandukanira mu buryo ashyirwa mu bikorwa, ariko logike ziba ari zimwe ku mategeko. Uyu munsi rero nifuje kubaganiriza ariko mpereye ku byaha bimaze iminsi bikorwa ku ikoranabuhanga cyangwa bikorwa ku ikoranabuhanga, ku mbuga nkoranyambaga, ukabona mu itangazamakuru, ukabona ko abantu mu by'ukuri ubona ko abantu barangaye. Ntabwo nzi ikintu kibarangaje, bishoboka kuba barangajwe n'amafaranga aba birimo, bashobora kuba barangajwe n'ibyo bungukiramo, nabyita indonke, bashobora kurangazwa n'ibintu byinshi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese uzi ko afite aho ahurira n'ikoranabuhanga, ibyo itangazwa ku ikoranabuhanga, basabwa kwitonda, basabwa gushyira mu gaciro mbere yo kugira ikintu ushyira hanze, mbere yo kugira ikintu wakira nawe ukagiha abandi. Mu by'ukuri mumaze iminsi mureba muri showbiz y'u Rwanda ibyaha biri kuberamo, abantu barirwa bafunga umusubizo, ubu bari muri gereza ni buri munsi, umwe asohoka undi ajyamo, cyangwa agasohoka ejo agasubiramo, yasubiriye bya bindi n'ubundi. Ingero ni nyinshi murazizi, hari abafunga basize hanze amashusho y'urukozasoni, yaba ari ayabo bwite cyangwa se abandi bayashyize hanze kubw'inyungu bakuramo, uretse ko atari na byiza nyine gukora ayo mashusho, nta n'impamvu mbona yayo yo kubikora, ariko reka tuvuge niba wabikoze, wabibitse ute ku buryo bitazagerwaho n'abantu. Umunsi bazabigeraho bakabishyira hanze, cya mbere wowe wiyangirije nyine wowe ubuzima bwawe bwose, kuko wowe n'abawe n'abazabakomokaho bose ibyo bintu bazabibona, kuko ikoranabuhanga ntiwasiba ngo bishoboke. Umuntu arabibika akazabikoresha mu gihe cya nyacyo, hanyuma wowe se kandi ubibonye ukajya kubikwirakwiza ugamije kugira ngo ubahemukire wa wundi wenda bifu mufitanye, cyangwa kubera inyungu uri bubikuremo. Ndizera ko ukwiye kongera gutekereza, cyangwa abantu bakwiye kongera gutekereza mbere yo kugira ikintu bakora ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Tuba twababwiye, hari ibiganiro twagiye dutanga mu minsi yabanje mbere y'uko bamwe na bamwe bafatwa, ariko nyine nyamwanga kumva ntiyanga no kubona, bagiye babona ko amategeko ntajya ahuga, inzego ntiziba zihuze, igihe ubikoreye cyose bigukoraho. Reka rero tuganire ariko tunafashanya kwirinda kongera kugwa, cyangwa se mburira abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda kugwa mu mutego w'ibyaha bikorwa ku ikoranabuhanga, kubera kutabimenya, kubera kutamenya icyo amategeko ateganya. Ukazamenya gusa ngo itegeko riteganya ibi, ari uko bari kuri gusomera mu rukiko, cyangwa ari uko ugeze muri gereza utangiye kuganira n'abantu bakakubwira ati shaho rero dore bigenda gutya bigenda gutya. Ibyo byose mukurikira ikiganiro, nibura tuvuge nk'ingingo 5 zakurinda mu gihe cyose waba ugiye kugera aho uhurira n'ikoranabuhanga, cyangwa se waba ugiye kugira aho uhurira n'icyaha cyo mu ikoranabuhanga, ukakirinda hakiri kare. Ni byinshi, bivugwaho byinshi, ariko nibura ngiye kubabwira ingingo zigera kuri 5 zo mu iri tegeko zikakaye cyane ku bintu bijyanye no gutangaza ibintu runaka, cyangwa se gukoresha ikoranabuhanga ukaba wakoreramo icyaha. Ingingo ya mbere turi buvugeho ni ingingo ya 34. Ingingo ya 34 y'iri tegeko, reka mvuge na nimero yaryo, ni itegeko nomero 60/2018 ryo kuwa 22 z'ukwa munani 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Iryo tegeko niba uryumvishe urishake usome n'ibindi wenda ntakubwiye, ariko nibura uvuga uti muri iri tegeko nzimo ibintu nshobora kwirinda ku buryo ntazongera kugwa mu cyaha. Ingingo ya 34 y'iri tegeko iravuga iti
nubwo wenda hari uwaba asanzwe ayizi ariko ntibivuze kongera kuyimenya. Iravuga iti gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Gushyira amashusho, gushyira ahagaragara amashusho y'urukozasoni cyangwa yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Iri tegeko bagiye kurikiraho bazi neza ko nyine abantu babikora, ariko ikibazo kikaba ari ukugira gute kubishyira hanze. Babikora muri enjoyment zabo bakifata amashusho, ariko ikibazo kiba kubishyira hanze ntibigutangaze ko uwabikoze nawe ashobora kutabihanirwa mu gihe nta ruhare yabigizemo mu kubishyira hanze, ahubwo uwabishyize hanze atari we wabikoze akaba ari wihanirwa ku buryo buremereye. Nubwo no kubikora nyine ubwabyo ari ikibazo, ariko ubishyira hanze kuri iyi ngingo niyo ireba cyane. Ingingo ya 34 niyo ireba cyane. Iravuga iti utangaje cyangwa utumye hatangazwa amashusho cyangwa amajwi yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina binyuze ku rusobe rwa mudasobwa cyangwa ubundi buryo bw'ikoranabuhanga n'itumanaho. Usaba, utoza cyangwa uhamagarira umwana abinyujije muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa cyangwa umuyoboro uwo ari wo wose hagamijwe kumukoresha imibonano mpuzabitsina abakoze iki? Abakoze icyaha yagihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni itarenze miliyoni 5. Iyo uwakoze icyaha yashyize ahagaragara amashusho y'umwana yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina akoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa cyangwa agatuma amashusho y'umwana aboneka cyangwa agerwaho hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni itarenze miliyoni 5. Umwana ni ibindi bindi. Imana izafasha abantu bakora ibi byaha ndetse banabihungere kure, kuko ku mwana ho nyine urumva uba wishe ahazaza he hose, uba wishe ubuzima bw'umuyobozi w'ahazaza, umushoramari w'ahazaza, umuntu nyine w'ingirakamaro mu hazaza, ubuzima buraburangije. Nizera ko nta muntu ushobora kwishimira gufungwa imyaka 5, nta muntu ushobora kwishimira gufungwa imyaka 7 gukibwa amafaranga, ndetse ashobora no gushamikiraho ibindi byaha imyaka ikaba myinshi. Ingingo rero ya 34, mbere y'uko ujya kugira ibintu utangaza banza uyisome uyumve, nubwo utayumva neza usobanuze, cyangwa se uyisome gusa wende wikangemo gake uvuga uti ibintu si byo, reka mbivemo. Hari ingingo ya 35 nayo y'iri tegeko, yo ivuga ku kubuza umuntu amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Kubuza umuntu amahwemo bigenda bite rero? Umuntu wese ubigambiriye ukoresha mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ubuza amahwemo cyangwa ushyira ibikangisho ku muntu cyangwa ku wundi muntu bigatuma umuntu agira umutima uhagaze cyangwa ubwoba hagamijwe kimwe muri ibi bikorwa bikurikira: iyo yerekanye, akwirakwije cyangwa ashyize ahagaragara inyandiko, amajwi, amashusho cyangwa amafilimu y'urukozasoni. Kubw'inabi afashe amashusho, filimu cyangwa amajwi y'undi muntu atabyemeye cyangwa atabizi, agaragaje cyangwa akwirakwije amakuru ashobora gutuma undi muntu akorerwa kugizwa nabi cyangwa ahohoterwa. Iyo akoze ibyo aba akoze icyaha. Iyo agihamijwe ahanishwa igihano kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2, ihazabu ya miliyoni itarenze miliyoni 2. Ako nako abantu bakihishamo, agashaka kuba nyine ati nzagukoma, nzakubabaza, ukabikora nyine muri ubwo buryo, ukavuga uti mfite ifoto yawe, mfite amashusho yawe, mfite amajwi yawe, ukirirwa ubikangisha umuntu. Nibyo kuko bishobora kuba nyine igihe byakorwaga nyine byari bibi kuri wowe, ariko nta burenganzira ufite bwo kubishyira hanze. Nubishyira hanze, ingingo ya 35 y'itegeko izaguhana kandi
wa wundi watekereza ko ari we ugiye kugirira nabi usange nta kibazo afite. Mm? Eh, ingingo ya 36 nayo eh, nayo ivuga ku bindi bintu bikorwa umuntu ashobora gukora atazi ko ari icyaha, ibintu bijyanye no kumenya amakuru y'undi muntu ukoresheje ikoranabuhanga. Umuntu wese ushyiraho cyangwa ukoresha urubuga rwa murandasi cyangwa wohereza ubutumwa akoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa agamije kumenya amakuru y'ibanga y'ukoresha urwo rubuga cyangwa y'ugenewe ubwo butumwa kugira ngo akoreshe ibikorwa bitemewe n'amategeko, cyane cyane kwiba amafaranga cyangwa kubona uburyo bwo kugera muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa abakoze icyaha. Ibyo ndumva bikorwa na bamwe twita abahakazi. Abahakazi barahari nabo tukabona buri gihe abantu batwinjirira, umuntu akakohereza link ariko wayifungura akaba yinjiye muri sisiteme yawe akaguhakinga. Igihe rero woherejwe link ukabona ko yari igamije kukwiba amakuru, nta mpamvu yo kutabigeza ku nzego zishinzwe gukurikirana ibyaha, ukaba kubigira ibintu byoroshye, ariko wa muntu akaba kwibye ibintu byinshi cyane. Ugomba kwegera rero urwego rushinzwe rugakurikirana iyo link wafunguye, ukabona mudasobwa yawe igize ibibazo, wakegera abantu bakabyanariza, abahanga mu kubyanariza bakakurebera. Ingingo ya 37 y'iri tegeko ni ivuga nayo ku bijyanye no kohereza umuntu ubutumwa budashira budakenewe, ukabona buri munota message, buri munota message, buri munota message, ntiyikureba, ntahure n'ibyo bintu, ntukorana n'uwo muntu, nta kintu na kimwe muhuriraho, ahubwo ukajya kubona ukabona message ngo turaguhamagara ngo gukurikira, cyangwa mbese ugasanga arabikoresha mu nyungu ze ariko wowe ntubikeneye. Iyo bibaye too much ushobora kubitangira ikirego yisunze ingingo ya 37 ukavuga ko hari umuntu ukohereza ubutumwa cyangwa ikigo cyangwa n'urugero wenda ntibanyumve n'aba ukoresha amasosiyete y'itumanaho, ariko ujya kubona niba ukoresha wenda nka nimero, ukajya kubona ukabona ubutumwa bw'ikigo runaka ukujeho, ikigo cyigenga gicuruza wenda haza kugira icyo mvuga muri iki kiganiro, ariko mujya mubona za message zitari ngombwa kandi byose ugasanga bije kuri nimero yawe. Wowe waguze nimero ngo uhamagare wakire ubutumwa bw'ingenzi, wohereza ubutumwa bw'ingenzi, ariko ukabona telefone yawe igiye kuzura, igiye kumeneka kubera ama message y'ibindi bigo y'abandi bantu bitagufitiye inyungu na gatoya. Ubonye bikubangamiye nemerera gutanga ikirego wisunze ingingo ya 37 y'iri tegeko nababwiye. Reka noneho turebe ingingo ya 38 nayo irareba nyine abantu batangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Cyakora leta yabisemo imbaraga nyine nyinshi, bigaragara ko bigenda bigabanuka, ariko haracyariho abantu bakibikoresha nyine nk'iturufu yo kwamamaza ibyo byabo y'urukozasoni. Ariko iri tegeko mu ngingo ya 37 rivuga ko umuntu wese utangaza, wohereza cyangwa utuma hatangazwa ubutumwa ubwo ari bwo bwose bw'urukozasoni akoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa aba akoze icyaha. Umuntu utangaza cyangwa utuma hatangazwa, utuma hatangazwa wawe yakoze iki? Wohereza cyangwa utuma hatangazwa ubutumwa ubwo ari bwo bwose bw'urukozasoni. Ababikora mwitekerezeho mwumve icyo mwaba mwakoze. Iyo rero bihamijwe ushobora gufungwa amezi 6 bitarenze imyaka 2. Ingingo ya 38 zirikane. Ariko nanone iyo ubutumwa bw'urukozasoni buvugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo budahuye n'ukuri cyangwa bureba umwana, wahamwe n'icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ariye. Aha rero niho amategeko akomerera. Wabitangaje banza ushobora kubihanirwa nyine kubera ko wabitangaje, ariko none wabitangaje bitanahura n'ukuri. Ukuntu wabifarisifiye ugenda ubihuza, ufata amashusho
na rya rugendo uyahuza uyitirira ikitariki ugamije guhungabanya wa muntu. Ibyo byose rero bishobora kwikuba bitewe n'uburyo wabikozemo. Bikorewe ku mwana nabwo biba byinshi. Byose bantu mukoresha izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga mu gutangaza ibyo mutangaza, mwikebuke, mworohereze rwose umuvugizi wa RIB uhora asobanura buri munsi, ariko kumva byaranze. Natwe kandi tugerageza kubivugaho, ariko ntabwo nzi igituma abantu batabyumva. ahubwo ugasanga buri munsi, ejo, buri munsi abantu bagiye ku kintu kimwe. Bishobora no kuba bigira amafaranga menshi ahari, kuko kuki abantu batabireka. Ariko aho byagira byose, burya nta gishobora gusimbura agaciro kawe, nta gishobora gusimbura umwanya wawe. Burya iyo ufunze uba utakaza byinshi, iyo ufunze uba warangiye, niko babyita kurangira. Wagiye hasi, kariyeri yawe irarangira, ugirirwa icyizere gikeya, kandi ni ibintu biba bizagaruka imyaka n'imyaka. Ufite akana, uzabyara umwana, mu myaka ari umusaza ajya bagaruka, dore wa musaza papa uko ibintu ajyaga akora. Nujya kumucyaha umwete, ariko se papa wowe uraducyaha, wowe se bite? Mu myaka yawe yo hambere si ibi wakoraga? Gusa uwo mwana uzamurenganya najya mu byo bintu. Kuvuga ngo rero abantu bitwararike. Hanyuma ingingo ya nyuma ndi buvugeho, ingingo ya 39 yo gutangaza amakuru y'ibihuha. Gutangaza amakuru y'ibihuha nacyo ni icyaha rwose. Amakuru y'ibihuha no mu biganiro byabanje nabikomojeho, ariko umunsi nagarutse kubivugaho kubera ko abantu bashobora kurangarira ku cyaha kimwe kiri gukorwa, bagasanga baguye mu kindi, cyangwa se abari bari kubikora ntibabihagarike batarajyana mu nkiko. Gutangaza amakuru, umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa atangaza amakuru y'ibihuha, ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohotera muri rubanda, cyangwa se ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere, abakoze icyaha. Uko mbivuze niko byanditse, ni nako byumvikana, ni nako bikurikizwa. Ntimubihe ibindi bisobanuro. Itegeko nyine uko ryanditse niko rikurikizwa. Ntutangire gutekereza ibindi. Ibyo rero nshatse nanagasubiramo, umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa utangaza amakuru y'ibihuha, ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohoterwa muri rubanda, cyangwa ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere, abakoze icyaha. Nimucunga abankurikiye cyangwa se n'abandi bafite aho bahuriye no gutangaza ibintu mu buryo ubwo ari bwo bwose, muraza gusanga bamwe na bamwe mwarahuye n'iki kibazo cyo kuba umuntu yaragutangajeho ibintu bituma utakarizwa icyizere, akaza akakwiyungaho, akagusaba imbabazi, akumwamwanya, bikarangirira aho ngaho, cyangwa akanakwihorera, cyangwa ukavuga uti ubwo kambyihorere. Ariko biriya bintu bituma utakarizwa icyizere, uzahora ugitakarizwa kubera ka kantu kamwe umuntu yagukoreye. Ariyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe basaba ko inkuru isibwa cyangwa amashusho asibwa ibyo watangaje, niba ari itangazamakuru rikabivuguruza, kuko njya mbona n'abanyamakuru batari umwuga cyane, niba ariko nabyita, babikora, kuko nta munyamakuru w'umunyamwuga wakabaye atangaza inkuru y'ibihuha. Ariko nyine barazibasibisha, kandi burya nawe uri ubuciriritse. Iyo wakoze inkuru ukayitangaza uzi ko ugiye guhitinga, bakavuga ngo siba, vuguruza ibyo wavuze, nawe ubuciriritse burya. Rero icyo mbona abantu bajya bibanda mbere yo kugira ibyo bakora, bamenye amategeko, basobanuze. Niba badafite n'umwanya wo kuyasoma cyangwa se no gusobanuza, bajye bagisha inama abanyamategeko, ugire umunyamategeko kugira inama, uvuga ndi muri ibi bintu muri iyi minsi, ariko ujye undebera nyaboneka ntazatana nisanga ndahatagerwa. Ndumva rero kuri tegeko n'ibyo naba mvuzeho, kuko rifite byinshi rivuga, ariko izi ngingo zivuzeho hitamo no kuzisoma uko zanditse, kugira ngo abantu bikebuke
bagaruke barebe mu byo bakora umunsi ku munsi, mu byo batangaza, ibyo badakora neza. Nubwo uyu munsi waba utarakurikiranwa, ni uko bitaramenyekana. Ariko umunsi byamenyekanye, uzavuga ko tutakubwiye se? Uzavuga ko tutakubwiye. Ariyo mpamvu mbakangurira kujya musoma amategeko, cyane cyane afite aho ahuriye n'ibyo mukora. Afite aho ahuriye n'ibyo mukora kugira ngo nibura umenye ibyo wirinda, kuko pe nta miyaga, urwego rwa RIB nta miyaga, iyo bamenye icyaha bahita bagikurikirana. Kandi nyine nta n'ukundi byagenda kuko biba bibangamiye sosiyete, biba bibangamiye abantu, ku buryo rero batagomba kukureberera ukomeza kugenda wangiza abandi bantu. Mbashimire rero, ikiganiro nagikoze ngamije kugira ngo abantu bagerageze gukanguka, gukomeza kwishora mu byaha. Dufite ingero nyinshi rwose z'abantu bari kuzira ibintu. N'uyu munsi turi kuvugana, turi gukora ikiganiro, mwumvishe iby'uwitwa Djihad, niko yitwa ku hanze aha ngaha, ariko ngo yitwa Sipiriyani ahari n'irindi zina ntibuka neza. Mwumvishe ya mpano asa n'uri koroherwamo gatoya, kuko Djihad we n'abandi bafatanije batangaje ibyo ya mpano yakoze. Nubwo ya mpano yakoze amashusho y'urukozasoni akayakipinga agatangazwa n'abandi, nibigaragara ko hari aho bihurira, hari uruhare yabigizemo, nawe nyine azakurikirana. Ariko ubu ngubu abafite ibibazo cyane ni abayatangaje, ni abatumye atangazwa. Murumva rero amategeko nta miyaga, kandi hari n'abandi, hari n'ibindi mugenda mubona ku buryo kuba abantu babyitondera cyangwa babereka ntacyo bitwaye. Reka rero mbashimire cyane, mwakoze kudukurikira, ubundi dukomeze tubashakire n'ibindi tuzabagezaho. Nicyo kitubeshejeho. Oasis Official Rwanda izajya ibagezaho ibintu bibafasha mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane bifite bihure n'amategeko cyangwa se n'ibindi ubona ko abantu bakeneye gusobanukirwa ku rwego rw'abantu basobanutse. Ndabashimiye cyane rero, nawe utaha. Ciao ciao.